murakoze akoze mugenzi wanjye ngira ngo bisobanuye neza. Twebwe nka polisi dufite n'ishami rishinzwe umutekano mu muhanda, abapolisi bacu natwe ubwacu duhura n'ingaruka zituruka kuba ibinyabiziga bitarakora imitation. Kimwe mu kibazo duhura nacyo twagiye tukigaragaza ni ibinyabiziga bikora amakosa. Ubwo iyo mvuze amakosa ni amakosa ya administration y'imiyoborere ahanwa na polisi, none ugasanga ubutumwa dutanze cyangwa message y'ibihano igiye ku muntu utari bi. Kumva umuntu avuga ati jewe ikinyabiziga cyanjye narakigurije ariko kugeza ubu ngubu ntabwo ndakora imitation, amanda za kuri iki. Ariko tukagira na kayindi gihe haba bari ngombwa ko ibinyabiziga bitezwa cyamunara, turazi ko tubanza guhamagarira abantu kuza kureba ibinyabiziga byabo. Ntakaza ati ikinyabiziga cyane narakibuze, nagurishije umuntu ndamuburamburana nawe. Ari ugasanga wenda ni ku makosa, ariko bimwe na bimwe tukabifata mu makosa harimo nko kwikora amagendo, ibiyobyabwenge, kugonga bagahunga, umuntu akagonga agahunga kigendera. Ariko ugasanga ikinyabiziga cyanditseho mu by'ukuri siwe twakagombye kuba tubibaza nubwo ikinyabiziga kiba kimwanditseho. Ariko hari n'ibinyabiziga babyaribwe, ugasanga kibwe umuntu wakiguze ku wundi, noneho nyiracyo wa mbere akavuga ati narakigurishije, uwa kabiri akavuga ati ikinyabiziga cyanjye cyaribwe, bigahera muri urwo. Kandi ahangaha mu by'ukuri bo bakibara kuri wa wundi wa mbere. Ibinyabiziga byagiye biba byinshi, tusanga dufite ikibazo kandi mu binyabiziga by'ingeri zose. Nimvuga ibinyabiziga by'ingeri zose mwumve ko ari moto, ibinyabiziga binini n'imodoka ntoya. Bigero biba byinshi rero nibwo twahuye turavuga tuti hari ikintu kigomba gukorwa kugira ngo uyu muco ucike. Ariko mbere ko dutangira no guhana abantu batarabikora, reka tubanze habeho gutanga igihe, abantu baze hategurwa igihe, hategurwa amasite mu gihugu hose, bahabwa iyo minsi baze bakore. Ufitemo ikibazo wenda muraza kutubaza ntitwajya muri detail ko harimo amasenari atandukanye, aze tumufashe ibibazo bikemuke. Uwabuze umuntu uwo yagurishije, turebe icyo amategeko ateganya afashwe kugira ngo ave muri icyo kibazo. Ni muri ubwo buryo twabikoze. Yenda bamwe babasha kujya babona bimwe mu binyabiziga tuba twafatiye mu Gasyata n'ibindi biri hirya no hino mu gihugu bigenda bifite ibibazo nk'ibi, aho usanga mu by'ukuri ikinyabiziga ugifite siwe nyiracyo. Umuntu ugasanga bafite amasezerano ariko mu by'ukuri ibyangombwa ubwo ni carte jaune ntimwanditseho. Mu mategeko rero ari ikibazo. Rero hari ikibazo cy'amategeko agenga imisoro, kuko hari imisoro hari imisoro yakaba yishyurwa, ariko hari n'ikibazo cy'umutuzo n'umudendezo mu muhanda, n'ikibazo cy'uko umuntu yakwitwikira mu kinyabiziga kitari icye agakora ibyaha bikarwabarwa ku wundi atari wa wundi. Rero mu rwego rwo kubahiriza amategeko nicyo giteganyijwe. Kugeza ubu ngubu iteka rya perezida ryari ririho rigena imikoreshereze na imitation, ubundi ni iminsi 8 yatangwaga. Ariko mu iteka rizasohoka rishya rizashyira mu bikorwa itegeko rishya rigenga imikoreshereze y'umuhanda, iyo minsi ishobora guhinduka. Ntacyo nayivugaho muri aka kanya, ariko ubu ngubu turavuga ihari ko mu minsi 8 umuntu agombye kuba yakoze imitation. Bimwe mu bintu bizatuma ikinyabiziga gifatirwa muri rya tegeko rishya nirihari ni uko ikinyabiziga kiri mu mazina y'undi muntu atawi nyiracyo gifite uwo munsi. Rero turagira ngo mbere yuko icyo gihe kigera ko dutangira gushyira mu bikorwa itegeko ko rimeze, abantu bagira amahirwe yo kwikuraho icyo kibazo cy'uko bafite ikinyabiziga kitabanditseho. Niba umuntu wagurishije atahari, uwo waguze nagane izi site zavuzwe, noneho tumufashe uburyo yajya muri iyo procedure yo kubyikuraho. Tuzabimufasha mu buryo bwoje amategeko kugira ngo nawe bimworohere. Kandi uwo muntu niba hari yaranze, nawe tuzamushaka tumutegeke gukora ibyo asabwa n'amategeko. Niba adahari, ko birashoboka ko umuntu yitabye Imana, birashoboka ko umuntu yagiye hanze adahari, birashoboka ko umuntu wafunze, birashoboka ko umuntu yagize n'ibindi bibazo. Ibyo byose mu buzima birahari, nicyo tubereyeho. Tugomba kumufasha uburyo binyuramo kugira ngo ikinyabiziga kimwandikwe. Ariko nimba ari n'undi muntu wagurije ikinyabiziga akaba ari inangiye gukora imitation, nabyo ni amakosa, ni icyaha gishobora kumuviramo guhanwa. Nabyo turabakangura abantu rero bitabire
aya mahirwe yatanze, iki gihe cyatanzwe, bagiye ku masite abegereye nk'uko amatangazo yatangajwe, bakemure iki kibazo, kuko nyuma y'aha ngaha tuzatangira gushyira mu bikorwa icyo amategeko ateganya, kandi icyo gihe wenda bizanavugwa, nta n'impamvu y'uko byagera kuri urwo rwego mu gihe hatanzwe aya mahirwe. Turabizi ko bamwe bashobora kuba barabuze umwanya kuko baburanye n'abantu, ariko aya ni amahirwe y'uko twabafasha no kubashaka. Rero njyewe simvuga byinshi, nagira ngo gusa mu rwego rwo kubahiriza amategeko, amabwiriza n'ibindi, ko nyuma y'aha ngaha igihe nigishira tuzatangira gukurikirana abantu bose bafite ibinyabiziga bitabanditseho. Amakosa ahinduka icyaha ikinyabiziga cyakoze ibigize icyaha, ariko iyo kitarakora ibigize icyaha, ubwo ngubwo twebwe kugeza ubu ngubu dufatira ikinyabiziga ukatwereka uburyo ugiye gukemura ikibazo tukakirekura, cyangwa tukakirekura uko ukemuye ikibazo, nta kindi. Kandi ibi ngibi ni ukugira ngo twubahirize uburenganzira bwa buri wese, uwaguze n'uwagurishije, kandi turengere n'abandi bantu bose bakoresha umuhanda, kuko hari abantu bitwikira icyo cyuho cyo kuba nta mitasiyo yakozwe, hagakorwa amakosa menshi, wakurikirana ukabura umuntu. Bikunze kuba cyane ku binyabiziga bitoya bibasha kwiruka. Twagiye tubiganiraho, tubigarukaho kuri za moto n'ibindi. Nibyo koko uriya mubare avuze ni umubare wa babandi bari muri system ya Rwanda Revenue, bamwe bafite litige zitandukanye, bagiye bagira imbogamizi yo gusoza guhererekanya ibinyabiziga byabo, cyangwa babigizemo uburangare kubera impamvu zitandukanye. Ariko birashoboka ko hanze hanga hari abantu baguze, ntitujyane ikibazo no mu muhanda nta makosa bafite, n'ikinyabiziga ntugifate, kandi mu by'ukuri ibinyabiziga bitabanditseho. Iyo mibare tukaba tutayizi, kuko tubimenya ari uko ikinyabiziga kigize ikibazo tukajya muri iryo perereza. Nivuzaga ko navuga aka kanya ko naba aya mahirwe bayakoreshe baze, nubwo uyu munsi tuvuga 16,000, birashoboka ko byaba na 20 ntibivuze ko umubare uzafashwa ari uri limited kuri abantu 16,000. N'abandi bose bafite ikibazo bagomba kuza, yewe kimwe n'uruhu usaba nanone nawe ashobora kuza bigakorwa. Rero ikibazo cyawe kiri valid, bitumvikana ko ari ibyo gusa. Hari abandi benshi tutazi bashobora kuba bafite icyo kibazo, wenda badafite n'ayo makosa mu muhanda, badafite n'ibyo byaha, ariko mu by'ukuri umuntu akaba afite ikinyabiziga kitamwanditseho. Warubaje uti iteka tugendera ubu ngubu ni iteka rya perezida rya 2002. Yenda mbone no kubabwira, iteka rya perezida rya 2002 ryashyiraga mu bikorwa itegeko rigenga ibikoresho by'umuhanda ryo mu 1977. Ari nayo mpamvu iri tegeko rivugure rizasohoka vuba, ryamaze kwemezwa n'inteko, riteganya ko iteka rizashyira mu bikorwa iri tegeko n'iteka rya minisitiri w'ibikorwa remezo. Icyo nacyo ni byiza ko mukimenya. Rero iryo teka rya minisitiri w'ibikorwa remezo kugeza ubu ntiragena ibihano bitangwa kuri aya makosa yo kudakora ihererekanyabubasha. Icyo tuvuga aka kanya, igihano gihari nuko umuntu yakwigwa mu gihe cye gusa akajya gukora ihererekanyabubasha, akaza tukamufasha, nukwigwa mu gihe. Naho ubu ngubu kuba utarakora ihererekanyabubasha ntabwo bitanga ibihano byinshi, gusa birabangama, ariko bikaba byakomeza ikibazo iyo ikinyabiziga kisanze mu makosa atandukanye cyangwa ibyaha bitandukanye. Rero ngira ngo igihari ni ukwigwa mu gihe gusa, umuntu ugatera intambwe ukajya gukora ihererekanyabubasha. Ariko birashoboka ko mu iteka rizasohoka rishyira mu bikorwa itegeko rishya nabyo ritarasohoka, hashobora kuhamwo ibihano biteganyijwe ku bantu batazaba bakoze ihererekanyabubasha mu gihe kizaba cyateganyijwe. Igihe cyari muri iryo teka rya 2002 ni iminsi 8. Ntitugitindeho cyane, yenda hagatanga twa dukoresha iyo minsi, ariko birashoboka ko iyo minsi izahinduka. Ndanga kubivuga ko bitazahinduka, ariko nibura ndayizi muri iryo teka rizasohoka, ariko ntabwo ari byiza kubivuga aka kanya. Gusa turaba dukurikiza ibihari ubu ngubu.